Ngiye banyita Rutamiza amasuka nkuzuza ibigega. Umuntu uzi isinde ninde? Isinde ni iki? Amatava. Ukama mu kinyarwanda cyiza bavuga ko ari ukugera gute? Ninde z'umunara? Umunara? Umunara. Ese ubundi Ibiti. Ni igiti ndakeka. Okay, no ubwo twagarutse kwa kundi. Niko ni hahandi mudusanga bwo muri comment, muri sharing na hose twagiye. Tujye kuganira kuri topic ivuga ku bintu bya zamani. Abana bo mu mujyi n'abana bo mu cyaro. Sibyo? Hano hagiye kuza ikiganiro cy'abana bo mu cyaro. Ubu abantu batatu tugiye kurebamo, nanjye ndimo. Umunyacyaro ninde, umunyakigali ninde. Kuba mfite direde nivuze ko ndi umuhajya direde zigira abanyamujyi. Ubwo cyaro nta mujyi kigira. Abasirimu. Okay, twagiye. Turahera ku kirere. Ni iki muri amba genda wo mu cyaro mwe muri abanyakigali. Twende tugende. Nandi wo mu cyaro. Nawe uri wo mu cyaro. Umwana wa kavukire hejuru hariya Kimisagara. Kuna abantu bazi kunaraga nabashusha. Twagiye. Tubaza ikirero cyo mu cyaro ngo tugusobanurire natwe turakubaza ikigali. Muranyigisha numva naje. Turakwigisha. Mbona ko ngo nanjye mu cyaro naravukiye ariko hari byinshi byaho navuye ntahazi. Kuko naje kera nanjye mpita nikoza umujyi. Waje nicyuza? Naje na fuso y'amakara. Urakoze cyane. Twagiye. Ngewe rero Kigali mamaze ariko ni igihe kirekire kuko mamaze nk'ibyumweru nka 4 ubwo ni ukwezi. Gihe kirimo ndahasaziye ariko ndagira ngo mbanyuriremo muri makeya. Hano ndatanga amafaranga. Dore ngiyi telefone yanjye hano hariho amafaranga ndahita nkanda akanyenyeri nimumbaze umubare w'ibanga. Umuntu zimegeri. Amegeri. Cyagoroho kandi batora bine. Umuntu zimegeri icyo bita imegeri ni iki? Imegeri ndazizi. Imegeri zimera zite? Simwe bisa umweru. Ziba zisa umweru. Ko bimwe bisa umweru n'utuntu turibwa dutoya tumera ahantu nyine mu bigunda. Turamera tumera kube gute? Tumera gute nyine nyine urwaye nyine ruba rwazanywe n'iki? Ubundi urwaye n'iki? Cyane numvaga bambwira ngo ni virutsi ngo by'inzoka. Nanjye nuko mbese inzoka ngeba yarutse ariko sinzi niba inzoka iruka. Ibyo ngibyo twazabikora ubundi bushakashatsi wenda ariko kuza mu gihe cy'imvura. Ubwo inzoka iruka mu mvura gusa. Uba yarwaye inzoka? Saranye simbizi. Inzoka irwara inzoka ikaruka mu nzoka. Ikaruka mu mvura. Okay, twagiye. Iyo kirabana n'abana bo mu cyaro ni mutubwire. Gusa nyine imegeri ni ibintu tuntu turibwa tu. Hadusa umweru utangira ari urwayi tugakura ade batangira hari icyo bita umugina. Cyane cyo kimodoka cya ku ruhande. Ukora ikiganiro. Twakomeje rato. Nasunika gende nashaje twacikorera cyangwa kizime. Twikomereza. Abantu bo mu cyaro ubwo muraza kutubwira ndacyababaza. Umuntu uzi isinde ninde? Ubwo bibiri byawe wabikoreye kuko wabimenye kukurusha wowe na ndumva utaruhari. We yavuze ko ari inzoka iruka, sinzi biruka ariko nzimegeri ikwazisobanuye ko ariko bibiri byawe urabifite. Twagiye kukinira kibaza wowe. Isinde ni iki? Isinde ndumva ari mu bintu by'ubuhinzi. Ibintu bijyanye n'ubuhinzi. Ni isuka, ni pompo, ni ifuni, ni agacyamuro, ni ibishyimbo, ni amashaza, ni amatere, ni amaki. Isinde mara. Abo ndikubyibuka neza. Watsinze. Wowe isinde ni iki? Isinde hari amasinde 3. Hari amasinde ari ukuntu ku bantu bakora ibintu bijyanye n'ubuhinzi hari ikintu bita kurima. Kurima iyo uri guhinga ari ukuntu ukubita isuka ukegura utiriwe nta kindi kintu ukoze. Ubwo ukoze amasinde. Hari ibintu ukora ibintu. Ubu nkubise isuka hano nkegura naba nkoze isinde. Ngaho kubera ariko makaro ntabwo wava isinde nyine n'ahantu haba hararaye hari ikintu bita hadahinze nyine nta nabiririmo. Cyo ushaka gusobanura cyumva ariko ndagira ngo abantu bacyumve gisobanure neza ku buryo nawe akimenya akamenya ngo isinde ni iki. Ni ahantu nyine urabona nk'ahantu haba hari ibintu by'ibisambu. Umuntu ari ukuntu umuntu ajya guhinga akajya akurura itaka akazanaho ibintu by'ibitaka
biriya babyita gutabira. Biriya bitaka biza ahantu habaye amasinde. Amasinde ni ahantu haba hararaye, kurara nyine ni ahantu haba hatarahinzwe cyane, bagakubita isuka bakegura kiriya kiboro cy'ikiguri cyiza, icyo bita isinde. Mu urugero i Kigali amasinde wasanga he? Amasinde Kigali saba amasinde Kigali naho nyazika Kigali aminka tatangabiye kabi. Reka mbabwize buretse genda gake reka mbaye nsobanura ya mbere mbahe urugero ahantu uzasanga amasinde i Kigali. Nta kidashira n'ibisheke biri gushira Nyabarongo. Uzagenda Nyabarongo hari ahabanza aho ibisheke byashize bari kuhahinga, bari kuharima, hariya ni amasinde. Nta bintu by'ibigusha wabonye bimeze gutya kwibaza ngo hariya bahinga bate batera bate. None hari irindi sinde rya kabiri. Hari abashumba ba kera bagiraga icyo bita urana arukuna imvura yagwaga, n'ubu yaguye nta mitaka ibaho. Hari ikiboro babahaga sinzi ngo bakitaga isinde, sinzi nigeze kwiga mu Kinyarwanda ari akantu twize ngo ngayo umushumba wisasira isinde yataka nko marindira. N'umugani mugufi tu, sinzi niba mutarawize. Uwo ni umugani usanzwe dukoresha nk'abashumba iyo zimaze kugera mu ruhongore, izo zimaze kugera mu rwuri. Natwe twararagiye buriya cyane nyine. Nagira ngo numve uyu muntu ntabwo ari uwo mu cyaro nako ntabwo ari uw'i Kigali. Mw'abantu mwe nagira ngo numve ko ugiye gucanga umwana w'i Kigali nkamucanga sanga aracangamutse. Mvuze mu ruhongore ambwira ko ari mu rwuri. Ibibazo byo mu ya gatatu isinde ya kabiri reka kubisobanura bicagagura kubera ko ari umushumba yirukanka. Isinde ni ishashi ndende yabaga, urabona hari kawunga zazaga zikabamo ishashi imbere, ariko igishashi gikomeye kuntu bazifunguraga hejuru bagakuramo iyo shashi, bagakuramo nyine bagateruramo kawunga, bagacana n'iyo shashi bibitse kawunga kugira ngo kawunga isoke. None iyo wayicaga neza urumva isigara ari umufuka n'ubundi. Noneho umushumba yaraza akayigura cyangwa ukayimuha nk'abantu baturanye mu cyaro, buriya bajya baturana bakajyana urukundo, ukayikata uruhande rumwe ikahita imera nka urabona ufashe ikintu kimeze nka gutyo. Ubu tuvuge wenda iyi ni inuzi, uyu ni umufuka, ugahita uza ukawucana. Abantu bari kuri kamera muri kubibona, ukawuca gutyo ugacaha gusa, hano ukahihorera na hano hejuru ukayihora ku mutwe, ukahita uyambara gutyo. Inyuma harafunze, ku mutwe harafunze, hafungwa hano imbere. Ni nk'uko wakwambara umufuka. Nk'uko wakwambara umufuka wuciye uruhande rumwe, ukahita ufata gutya. Umva nubwo hari kugwa inkuba, ntabwo imvura wenda tuvuge ngo haguye inkuba, nta kintu wari kuba. Twakomeje amasinde ya gatatu. Amasinde ya gatatu ni ibintu abantu baba bapfa. Ibyo nawe urabizi. Abantu bafitanye amasinde. Kumwe mpamvu utari kumvikana neza. Tuzayarima ryari? Njye nawe turayafitanye. Imana ishimwe. Rero uyu muntu njye namukuye mu bantu b'i Kigali, namushyize mu cyaro hepfo iriya za Kabushombe na Kabushongore, niho namubyaye. Reka nibarize umwana w'i Kigali. Amatava ku nka nk'isite ntasigira ibara ryose ryayibera. Kuva ndabaho sindabona inka y'umutuku, kuva data yanyita Rutamiza amasuka. Ntabwo iba ari umutuku, burasa niba ari iki nkuzuza ibigega. Data yanyise Rutamiza amasuka nkuzuza ibigega, sindabona inka y'umutuku. Sanzwe mbona iz'umukara, harimo iz'umukara bazitanga iki? Izo bita amagaju. Igaju bifite ayahe mabara? Iz'umukara. Igaju bifite irihe bara n'irihe? Nuko mbyumva. Mw'abantu mwe muri comment mumbabarire iki kintu mukikarukeho. Ntago nyimubwira, ndashaka ko namwe mukimubwira, kandi abizi abantu muri kundeba. Umva ibintu byo kwigira abanyakigali ubu twarabiretse. Ngewe navukiye mu cyaro epfiriya, mbabwaho navukiye ahantu bita ku Ruheru rwa Nyaruguru. Ku Ruheru hariya urabona ukase ujya i Burundi, aho kugira ngo ujye i Burundi ukahita ubirinduka ukagaruka, hariya niho navukiye. Niho hantu hambere hategerejwe itike nyinshi mu gihugu aho waba uva hose. Ariko numva ngo haba n'ibiri kandi Rusizi ariyo ya mbere yo muri Kongo. Ruheru turari
Ona no musore w'ibizigira. Je Ruheru naringize ni nko Ona musore w'ibizigira. Reba direde yanjye yashashagirana reba ukuntu isi. Ni amata menshi tunywa amata tukarya tukishima noneho ndacyababaza ibibazo. Icyo kiragutsinze ariko hano muri comment mumbabarire mu musobanurire aya amabara y'inka. Murakoze. Kubona ngo amata nyine twakomeje. Ikibazo kindi ragikura hera. Iyo bari gukama mu kinyarwanda cyiza bavuga ko ari ukugera gute? Gukama agiye kugira ati mu kinyarwanda gukama se bisanzwe nuko cyangwa no kwinikiza kwinikiza no gusoza gukama yo mana we kwinikiza no gukama bitandukaniye kwinikiza gusoza gukama bana muri comment akomokamubwiye none se guhumuza kwinikiza ahubwo kwinikiza no gutangirira gukama guhumuza no gusoza gukama urakoze none we kwinikiza ni iki nangiye kwangwa ni nka kumwe inyana babanza kuyishyira kuri nyina nyine nabyo nibyo kubera ko cyane igikorwa tuba tugiyemo tuba twanzitse habaho no kwanzura ariko nago tugira gute ngo nago bava gusoza gukama buri kintu gishoje kiba kirangiye avuga guhumuza kwinikiza ngo ari cyangwa ngo ari kwishyiraho iyayo ari kwishyiraho iyayo yayikonka aho gakama kabonamo ki ayabana twakomeje nyamara ikinyarwanda we ikinyarwanda sigaye nyizi ku rwego numva abantu muri kundeba mu mamanota mumba bari gereveri ni subundi igiti ni igiti ndakeka urabikeka ya nagega natoye se bakwita gute ngiye banyita rutamiza amasuka nkuzuza ibigega yatoye inka mubyita gutashya yatoraguye inka nagiye kuzitashya twagiye ngiye banyita rutamiza amasuka nkuzuza ibigega we so yakwisende yes se bura yarari mayira wabona yitwa ngo chance sayo mazina na kinyarwanda ngo keza chance keza ngare kambiro ko mbwira ibyo so yaguhaye ninge ntore sonse cyose bari mudatinda mu magambo yamanzwe kuko kubimfura birambera ngira ngo nawe urabibona impori goma goma ahubwo se ko no wa muntu twatse kwigisha amazi turoga amagazi ndabisokoza uko byogoshe zidirege ndazisokoresha iki ndazisokoresha ko turi mu bisokoza uko byogoshe ndamenya ndabisokoresha iki bidirege hari ibyo mu cyaro batekaga ninde z'umunayo umunano yo umunayo katima fasha nabajije ni yego ibiryo bita umunayo ni ibihe okay biri mu cyimbo cy'ubugari ni igice n'iki n'umutsima w'amasaka wapi amaye cyangwa hamba ko wigenje ubuturuka harya ngo muki umunayo umutsima wajyaze abazita ingano ntabwo mbizi umutsima w'ingano umunayo buretse umunayo ntabwo bushokora ntabwo bujombora no bwa mbere icyo kintu nyumvise yego ngana tubwiye myaka maze mu cyaro ko numva nsinzwe arabihiga mwana w'Ikigali arangaritse nta muntu uri ntago waba uri uw'inyamirambo ngo unanirwe kungarika nkubise antaye fili njye na umugabo iyo yemeye yakubwira ngo umare icyumweru ugitekerezaho umugabo iyo yemeye agira atyo ese icyo kintu ubwira umuna tuzabibaza kuko cyangwa bazatubwira ni umutsima w'uburo shamani ubwo rero uburo nibwo nitiranyaga n'ingano ase ko iwacu tudahinga ingano nari nzikuye uburo bukora umutsima gusa nanjye nkubaze cyose ukora n'iki kindi uburo
kiyisindisha ikigage oya ikigage ni amasaka. Komeza wenda babwira mwananiwe. uburo bujya kumera nk'amasaka ariko n'ubundi Uburo bukora umusemburo ugashyiramo idoma ugashyiramo uburo ugashyiramo umuyenzi ugashyiramo ibindi mu bitwandikire. Idoma barari gusobanura ibindi mu bitwandikire sibyo n'umubirizi se ujyamo se n'umubirizi umukobwa ara yasuye nyirakuru ho gake uruhabuzo urose uruhabuzo uruhabuzo akasaba iki kinyarwanda kibaho uruhabuzo arwuze nikubwire kimbwire rata ni igiti bashyiragaho inajoro sibyo ikindi kintu bakundaga kukimanuza ibirere kuri abafata igiti bagashyiraho inajoro cyangwa uruhoro bakajya bagenda bagira mu rutoki reba reka mbikwereke making nako reba neza cyongereza sigaye nkivuga bayita we kuva nagera ikikari murazikora se reba se iboroka ikirahure cyayo muri muranshaka n'indi ibisasi izimabo yapfuye amatara isamusanga musanga ahita ucukuye 45 niyo yaba make se kiracyari hose niyo bita uruhabuzo oya urumva igiti kimeze gutyo ariko nababwiye ngo nasoma kuva nagera Kigali nsigaye nziza by the way ukamakinga shuwa ariko ugakomakinga shuwa mu kinyarwanda ndabica icyo nzi cyo kumakinga shuwa ni ukubyumva neza no by the way by the way harimo ijambo by ryo gusezera dawe yari data dawe yari ubwo nsezeye data by the way ubwo nsezeye data by dawe mungize ikimasa cyangwa n'ishasha mwizo nkambayemo iyi ngiye kubabaza akantu kabakubite rero kabagarike nirebera tubaretse mbanza nereka abantu uruhabuzo tuvuze ko cyari igiti fashe cya kintu gutyo kimeze gutyo cyo mu cyaro hari uruhoro hari inajoro hari n'agapanga katemaga icyayi kera igiti ndagisatuye gutyo cometsemo isemambiri ngiye kujya manura amakoma koma rikaba riramanutse ariko hari n'akandi kaboro kaba kigonze gutya n'ahandi gutya nako kubabaza akabazo kabagarike sha ubikora mwemereye inka ndayimuha tu ndarari Kigali oya za nka zo kuri kamera ndazimenyereye ndanayicyura ndayivuga ewana mumbaze icyo mushaka cyangwa se wenda bitewe n'uburyo wenda inka ishobora kubita zaka kanya ntanabagurira amata yayo buriya inka rega icyo tuyikuraho ni iki ni amata uretse kwishyuza ikintu bita ibaye hari ukuntu mu kinyarwanda umuntu akubwira ngo kareba ibaye ni iki ibaye karori ibaye imbere ya Huye ndabafashe mwumvise ibaye ni ahantu umwami yaratuye aka kanya twavuga iribu muravuga ngo kagende oya polisi ukagenda mu modoka ya polisi akwifurije iki gufungwa kuko ntabwo we waba umupolisi we ufite inda nta muba mwadade ngo jesi nta muba rero dore inda yaraje rero aho ibaye ni ahantu haberaga ibintu byose umwami urumva ni ahantu umwami ni nko kuvuga ngo ni gereza y'umwami biyicaje tugere muri komenti dufite abakuru niho bita karori ibaye ni ahantu niko kukubwira ngo karori kuzimu ngo kajye kuzimu ngagese bazashagise karebe ibaye imbere ya Huye hano ubwo ari n'ahantu urahazira ibaye ubundi ndahazi kandi nanahakandagiye kuvuga ngo ibaye mu kinyarwanda nyine cya kera urabizi hari ibintu bitavugwaga nyine bwa mikesha mvugo igitsina cy'umugore w'umwami ibaye ariko ntabwo nyine wavuga ngo karebe ngo
karebe bayi barikoze ubwo ni nko kwikora mu nda kureba ibaye ni nko kwikora mu nda cyane kwica umutwe abagufite murakoze muri twagikomeje shaje mfite akandi kumenya nyine burahabwa urumva dutemo buretse ko gacitse umwami yabaga afite umugore firigo z'umwami afite nyine umugore we firigo z'umwami wa kera firigo umva nazo zabagaho za kinyarwanda ndazizi narazibonye firigo yari sima nk'uko bashyira ibintu oya kandi kera nta sima zabagaho habagaho ibyondo firigo n'ubu ndayibona firigo njya nyibona abantu bayifite y'icyo gihe ni iyi firigo y'umwami n'ubu ndazibona abantu bazifite ubwo wageze mu rukari mana nyagasani sindagerayo bose bayitaga firigora ni gato sinato bayitaga firigo bayitaga igikonjesha konjerateri yaryo ubwo ni igikonjesha niba umwami kandi bakonjeshaga amata cyanagira ngo bakonjeshagamo amayoga kereka gufata inzoga ubwo se si inkangarara umwana yize he ni inkangara sha fataga bakayiterekamo hano gutyo ukuntu umwami yiyorosaga iki umwami yiyorosaga iki nayamanitse w'abandi ushuka kuvure nako ubwo ni abantu kera birosaga ibirago urabizi basanzwe umwami we yiyorosaga iki umwami niyo yari asanzwe ubwo ikirago kirenze cyangwa oya umwami urabona hari igiti bita umuvumo umuvumo uvamo amasekuru imivure hari igiti nkatingiraho gato mbabara nkatingiraho urabona uriya muvumo ukuntu uba ungana nyine umuvumo barawukokoraga sinzi nabyita gukokora cyangwa gukonkora bakawukuraho kiriya cy'inyuma kiriya gihu cyawo noneho bamara kugikuraho hari akantu kera twakubitishaga mu mazi twitaga imbwa n'ubu kava ku mivumo bakakiryamisha hasi kikuma cyamara kigahehera bakomora ako kantu iyo niyo shuka y'umwami bakakomoraho bakakarangiza bakakanika kagakomera kagaca umubiri ku buryo ari ishuka orojinari gusugo yarashyuhaga yatashyuhaga baga afite imbabura iruhande rwe kandi umwami yari afite inkingi bitaga byumvuhore yagombaga guhagararaho umuja umugaragu umuja ni umugore umugaragu ubwo ni umurinzi w'umwami ubwo umwami niba ariko hari agasambi banyarizagaho abami ubwo umwami niba ari kuri ako gasambi ubwo umuja nyine n'ibyumvuhore nta kintu yemerewe kuvuga ubwo n'ibyumvu ceceka ubu umugaragu w'iki gihe bamwita ngo iki umugaragu w'iki gihe ni Ingaramakirambi oya nirumva umuntu wari kera yari ingaragu yari umugaragu ubu ni Ingaramakirambi nabirangije kandi ngende kukubaza uw'iki ubu ngubu w'iki gihe ni umupolisi cyangwa umusirikare tubwire natwe umugaragu w'iki gihe bamwita ngo dore ku by'abami se hoya ubu nyine byarahindutse umugaragu ubu ngubu ukora ariko ni Ingaramakirambi ukora akazi nk'ako umugaragu yakoraga se si umukozi nyine aba bana ko mutekereza hafi banyabo ntabwo tuba dushaka kwiga nk'umujepe nanjye navuze ngo ni umupolisi cyangwa umusirikare umupolisi wese aba ari umujepe twagiye urumva hari abantu barindaga abami hari n'ababaga bari ibwami gukorayo abantu baratandukanye twagiye twagiye tubwire tubaze nawe reka tubaze umwana w'i Kigali nshaka ko umbwira imyenda hari abami ndetse n'abatware hari imyenda bambaraga none iyo myenda bambaraga yabaga ikozwe mu ki umwami yambaraga umwenda ukoze mu ruhu rw'iki uruhu rw'intama
uratubeshya. uruhu rwe ya nyamaswa ni nta nubwo iba mu rugo. Ngayimbwire. Ni iki? Uri hafi. uruto Oya. Ya nyamaswa yitwa gute? Ese mwari muri Inyamaswa y'agasozi. isha Oya. inyamaswa y'agasozi Oya, isha. Oya, isha. hari ingurube y'agasozi, hari Oya. inkende y'agasozi, hari inkoko y'agasozi, imbwa y'agasozi. Byabananiye. yambaraga rwari rwitaga impuzu. Impuzankano. Abami ndetse n'abatware Abami bambaraga imyenda ikozwe mu Inkanda. ingwe sha. inkanda si inkanda inkanda ndetse n'ibicirane byambaraga n'abagore n'abasore. Ni imyenda nyine Ni imyenda isanzwe y'abantu ba rubanda rugufi nkatwe twese. Ubu nanjye mba nambara inkanda cyangwa inshabari. Rega mu Rwanda habayeho n'inshabari. iki kiganiro cyakabaye sit and study City and study ngicara wige. bishatse kuvuga Ngicara wige. si sit and study icaro ni biso binyandikire mbinde. sit yo kwicara sit down Reka ndo mu cyaro. and study yo kwiga Fine fake you teacher. sit down yeah Twari tuhaguruka ngo fine fake you teacher. hello mujama yabajije undi ngo good morning ergo agira arabwa tuzi icyongereza ndakizi bya danje good morning Good morning teacher. I'm fine thank you teacher sit down. Ubu ikiganiro reka tugisoreze hano. Tuzaza dusubukura none uyu mwana twakujyanye mu cyaro. Tukujyaza n'ibwami. Nageze nize Ubu turashaka noneho kuzaza ukadutembereza ino Kigali yanjye temana we amatara araka abana bara. Urabona mukobwa ndusha inzobe. Ariko nanjye ndamurusha igikara. Kandi njye nabwiye ngo ndo ku Ruheru zanyarwari i Burundi ari hafi ni Burundi. Ara niho nariraga insambaza. Ubwo rero reka turangize kino kiganiro tubya duti hasta la vista. Ubwo ejo tuzakomeza. Baravuga ngo shalom. kabakunda cyane. Nawe tubwire. Ibiganiro byacu nakagaruka shaka kubireba yaca no murayizi iyo Hasta gutu yaca no ya gute ubwo hasta ubwo ini kinyarwanda ntibazagira dore rasta hasta la vista ubwo mu cyongereza wa kinyarwanda nirwo rurimi gakondo nirwo dukoresha hano hose.